Mwaramutse neza bakunzi b'intimba ya Ravi. Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese aho muri hirya no hino, imbere mu gihugu, hanze yacyo, ku isi hose, mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Ni igitondo kibyukiyemo amahoro, umunezero, urukundo, ibyishimo, ariko ku bakunzi ba sinema nyarwanda, ya yindi twese dukunda rero nimba hano kuri Win Entertainer, murabizi ntago njya ndya ruswa, mbazanira amakuru uko ari, nkabivuga uko biba bishimishije ndabibabwira, biba bibabaje ndabibabwira, njyewe nta ruhande mvuga ngo ndahishira. Ibyiza ndabivuga, ibibi ndabivuga. Wowe rero tubana hano kuri Win Entertainer show, ukaba utarakora subscribe aribwo bwa mbere uhuye natwe, kora subscribe uze nkubwire ukuri, kuko hano harangwa n'ukuri. Ukore kuri like, comment yawe iba ari ingenzi, na cyane ko mu gice cya nyuma uyu munsi tuenda gusoza turi buganire kuri comment mwagiye mutanga, n'abasubijwe tukababwira ibisubizo byabo, abifuzaga ko Raila yafatwa, abifuzaga ko Shema yavuga ukuri. Mwese uyu munsi twabazana ibisubizo ku mwanya wa nyuma, ikiganiro cyenda kurangira harabasubizwa message zanyu. Murabizi rero tugira amakuru meza kandi ya nyayo, nicyo tugusaba ni kimwe cyonyine, ni ukumva ikiganiro ukacyumva kuva gitangira kugera kirangira, kuko amakuru abaha yose ni aya nyayo, kandi ibyo uri buze guhura nabyo mu kanya k'isayine. Haba hano hari integuza, ukaza noneho kubireba bigaragara mu kanya. Kanabatinde rero niba wamaze gukora subscribe, mpite nanzishyira mu rugo kwa Shema. Imyiteguro kuri side ya Aline yakomeye, bageze nabo bahamagara mu designer, reka da. Ese katangiye gushaka imyenda atarashaka aho ubukwe buzabera, ariko nuko abaminisitiri baba bafite amasare menshi ntabwo byategurwa cyane ibyo. Shema aragira ati n'ubukwe Aline ntazi icyo muhishiye. Yo Claudine disi nawe arimo ararira. Ese burya Claudine yita kuri Shema na Ganza bigeze aha? Tumaze gukemanga Claudine pe. Ibaze ko Shema yumvishe ko na Claudine ari kumuririra. Aya marira ya Claudine na Ganza Shema yumvisha agiye kumutera izihe mbaraga noneho? Mu bitekerezo bya Ganza hajemo kumva amagambo avuga ati Claudine na Ganza muhumure, ubwo bukwe mufitiye ubwoba ntibuzigera bunaba, ahubwo mfite ubwoba bw'ikintu nzakorera Aline kuri uriya munsi, kuko nanjye ubwanjye mfite ubwoba. Ese Shema yaba agambiriye kuzata ubukwe? Ese Shema arabwira Ravi imigambi afite? Reka ntabatinde rero twigarukire muri salo, ubwo mama Ravi we yari akomeje kugira. Mama Shema w'imyiteguro ibaye myinshi, atangiye gutanga na design, ariko si uyu mubyeyi njye ari kuntera ikibazo. Babyeyi mumeze nka mama Shema, babyeyi mumeze nka mama Shema, ndabasabira gusenga by'iminsi irenze 3 pe. Wenda mufate iminsi nka ya yindi ya Yesu yafatiye Getsemani, musenge iminsi 40 pe n'amajoro 40, kuko uyu si umubyeyi ubanza afite ikindi kintu ashaka. Ibaze ko ataricaza umwana we ngo amubaze niba ibintu abyishimiye, amubaze uko ashaka ko bigenda, ariko ari kugana no mu kazana. Ese ababyeyi bacu harimo abameze nk'aba? N'ubu urimo ndagusabye hinduka. Katwigarukire mu rugo rwacu, urugo rurimo umunezero muke, rwo rugo twarangwagamo n'umunezero iwabo wa Ravi arababaye pe, Ravi arababaye kandi natwe turababaye, dukumbuye kubona ibyishimo bya Ravi. Ravi afite agahinda, Ravi afite umubabaro ku bwa Shema. Ati abakobwa tungana babyaye rimwe cya kabiri, imyaka ngezemo yitwa kugumirwa, kandi koko ntabeshya pe. Ibaze imyaka Ravi abanye na Shema, none Shema ku munota wa nyuma aho yari akenewe ntihatagaragaye mu rukundo rwa Ravi. Muri ibyo byose rero murabizi ko Manzi ubundi aba ahari ngo abe umujyanama. Ravi na mama Ravi ntago baraganira ngo mama Ravi nibaramubwire gahunda za Shema. Muri uru rugo mama Ravi niwe ukibasha kumvisha Ravi ko Shema kimukunda, ahubwo ari bize cyane, ariko ntago bari kumubwira impamvu.
ese Manzi na mama Ravi bari buze gutobora babwire Ravi ibyo Shema arimo kujya nibura Ravi atuze? Nimuze gucika uyu munsi rero, nicyo gihe ngo muze kumenya ukuri, kuko mama Ravi na Manzi bageze aho bananirwa bagiye kubwira Ravi ukuri. Ku rundi ruhande mwibuke ko uyu munsi aribwo Manzi ari buze guhura na papa wa Shema. Ese muratekereza ibiganiro biriwe bimeze bite? Nisi ntawe utababajwe n'urukundo rwa Ravi na Shema. Ibaze ko na Biyayo yumvishe ikiganiro cya Shema Manzi na Ravi baganiraga bavuga kuri Shema, nawe bikamubaza akajya kwigunga hanze. Ese uru rukundo ubundi ni iki mwumva cyarutangiza nk'uko rwahoze? Aho sibwo twaba tugeze muri kimwe cya kabiri cya filime aribwo intimba itangiye koko yaba intimba? Ravi we, sigaho intimba yawe ntibe intimba nka filime. Twari tuzi ko ari umunezero nibura ibyo waciyemo mu buto bwawe aribyo byatumye iyi filime yitwa Intimba ya Ravi, ariko ntabwo twiteze kumva ko urukundo rwawe arirwo rwavuyeho izina Intimba ya Ravi. Finally Manzi arahamagaye. Se Manzi ahamagariye mu wuhe mwobo noneho nk'uko abyarama? Kahamagaye yaka ibihumbi 100 agahita kupa. Kubona amafaranga kuri Neira ahereza umukunzi we si ikibazo, ariko se ari hehe, abaye hate ko twumvisha ukuntu avuga? Nimuze gucika uyu munsi rero ubwo turi bumenye gahunda za Manzi, tukamenya n'impamvu ahamagaye ameze nk'uwihishe yaka ibihumbi 100. Ntimucikwe, ni mu kanya ibintu byose tukabibona ku mavideo. Ndeka nze mbabwire noneho ku bijyanye n'aya makomenti yanyu. Ubwo Shema na Manzi bari baje guhura na papa Shema, ibibazo bikaba byinshi, ariko murabizi papa Shema ni umuntu utari gushaka kuvuga imipanga afite. Ntago arabwira Shema gahunda afite uretse kumubaza byose uko bimeze. Ese byaba bifitemo gahunda, yaba afite gahunda yo kwihorera Shema ntabyo azi? Ese ubundi koko papa wa Shema nta yindi famiye yigeze atunga aho yarare? Ntimuze gucika rero, ni hano kuri Win Entertainer. Ibyo byose wabikura umenye ngo mu Bubiligi ko nako yatubwiye yazengurutse ibihugu byinshi, nta muryango yigeze agirayo. Ese niba hari undi muryango biraza kugenda bite hagati ye na Shema bamaze kunga umugozi umwe? Ntimucikwe rero, aha niho honyine ibintu biba biri kubera. Mu rugo rero mama Shema we nta kintu azi, aracyasaba abanyamasengesho gusenga, kandi ntamenye ko umuntu ari kubwira gusenga. Inkuru y'ibiri kubera mu rugo yose we arayizi, ariko nyine ntagacika intege. Nka shangazi w'umwana aba agomba gusenga amanywa nijoro. Muramuzi umunsi w'ejo twamubonye ari mu gashyamba ari gusenga asengera Shema. Mu rugo kwa mama Ravi barasengera Shema, kandi murabizi amasengesho nicyo kintu cya mbere gikomanga ku ijuru, ibisubizo bikabonekera igihe. Aline nyuma yo gukurwamo amakuru na Claudine rero yaje kugenda guhurutse ari kuri telefone ye, yumva ka voice note ari kwivugisha ahantu, umuntu ari kumva voice note y'ibyo yavugaga. Agaruka yarwambikiranyije, ahageze asanga Claudine telefone ye n'ubundi ngo barayitwaye. Ariko turabizi ko Claudine phone batayitwaye, ahubwo nyine nizakata zaba amaneko. Aba yabihishe akabeshya ngo ntabyo afite, akamwereka amatusha. Ati wamenya ari ibiki? Ati gusa hano mu rugo hasigaye hari za kamera, kandi kamera zarakubonye ibyo wakoraga byose, uko wagera gute, uko wihanaguraga. Birangira yongera none harabimwemerera, kandi ari ukumubeshya. Aya majwi rero kuza kugera kuri Shema ubundi nicyo kibi. Ntago turamenya umuntu Claudine ari koherereza ibiri kubera hano byose, kuko buri kanya araba ari kurikodinga afotora yohereza. Nta muntu uzi ngo bijya he cyabivahe. Reka twigarukire mu rugo rwacu rero kwa Ravi. Niba utarakora subscribe comment aho tugereje yawe ni ingenzi. Twumve ngo twagendanye muho tugeze. Muri uru rugo murabizi ni rwo rugo rw'abakomedi. Ubundi Ravi ararwaye ariko arashaka kwikinira na Mimi. Magere Mimi rero uyu munsi yatabaye amubwira ibibazo byose yahuye nabyo muri examen, murabizi ku munsi w'ejo. Ariko finale ajya gusoza yambwiye ko Shema yaje no mu rugo biramunanira kumwakira, aramutonganya bikomeye. Ravi akurukundo karanga nawe arababara. Ese Ravi abagikunda Shema? Ravi ko tubona akomeje kwizera Shema ko ari mu murongo mwiza. Ubundi buriya mwebwe muratekereza koko
baba barahuyeho, ntimuze gucika uyu munsi rero kuko Shema burya ntabwo twigeze tumenya ko yigeze agera ku bitaro, nubwo Lavi yari ari muri koma, ariko murabizi ko umuntu iyo avuga undi ari muri koma aba yumva, arabizi neza ibyo arimo, nubwo yabigize ibanga nawe. Mama Lavi mu kumara kumenya ko Shema atarozwe, atagize ate, ahubwo ari imipango yo gushaka papa we, nawe yishimye. Murabizi ukuntu umunsi w'ejo byarangiye yishimanye na Manzi, Lavi agasohoka akabona ukuntu bishimye n'ukuntu batangara n'ukuntu bari kuvuga ngo komeza ubibike, bikamucanga. Nimuze gucika uyu munsi rero, ibintu byose biraza kuba ari biri hasi bushyashya. Uwo mukobwa wacu w'ishyari we rikomeje kwiyongera kuko n'ubu ntaramenya aho umukunzi we ari.